mwese abakunzi bacu badukurikira ku ntangarugero Empire isoko ibiganiro byubaka. Ni mu minsi ishize mwakomeje kugenda mumbaza umuvandimwe wanjye impanga yanjye niko ari ubwa mbere mugiye kubona abana b'impanga basore beza kuri kamera. Ndi kumwe rero n'impanga yanjye mbere yo kuvuga ibintu byinshi ko tubafitiye topic nziza tugiye kuganiraho aka kanya. Ndagira ngo mwakire abibwire anabasuhuze, ariko nanone ntabwo ndivuga ngo ese ni gakuru cyangwa ni gato, ahubwo umuntu uri bubikore ahita amamagara kuri nimero zanjye ziri muri description ananyandikire umuhereze gift. Ese kuri urimo kutubona wowe urimo kutureba aka kanya, gakuru ninde gato ninde? Reka nsuze abamama bafite abana b'impanga, ababyeyi bafite abana b'impanga, mwese tubasuza cyane, baba abakobwa cyangwa se abasore, ndetse nshimira wowe wamaze gukanda subscribe, ugakanda like, ukagira ibitekerezo byawe. Aka kanya niba bwa mbere ugeze aha ngaha, kanda subscribe, like, share na comment, reka tumuhereze ikaze. Hajya we hari impanga isoza indera. Yes, ni ubwa mbere ndika kugeza hano ku ntangarugero Empire wasubiza abadukurikiye. Reka dusuhuza abantu badukurikiye kubera ko numva impanga gusuhuza indi n'ubundi baba basa. N'ubundi urebye ibintu basanga ari wowe. Ahubwo reka dusuhuza abantu badukurikiye, bari hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda, abanyarwanda by'umwihariko. Reka nsuhuze impanga muri rusange, nsuhuze abashuti banjye bazari iki kiganiro ndetse n'izindi nshuti zawe muri rusange. Amurakoze. Yes, arakoze cyane. Agize ati gusuhuza impanga n'ubundi tuba turi abantu bamwe. Ese ubundi impanga ni iki? Ubyumva gute? Wowe mbise impanga wumva ari iki bundi? Kuko abenshi bakunda kwitiranya impanga n'amahasha. Hari abavuka bafite bahuje ibitsina, abandi bakavuka badahuje igitsina. Ariko kwibaza se impanga bimeze gute, ubuzima bwabo n'ubuhe, tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Ariko uyu munsi tubafitiye topic nziza cyane. Reka nshimire abantu badukurikira bari muri Philippines. Mfitiye inshuti nyinshi muri Philippines zinkurikira. I would like to appreciate my friend from Philippines. Rwose ndabakunda cyane. Mu minsi yashize ndizera ko hari abandikiye kuri WhatsApp bansubiza bambwira ati hari ikiganiro wakoze cyiza, turagikunda cyane. Nyaka ko ku bantu bakurikira intangarugero Empire niba ujya kuri YouTube yacu mukagira ikiganiro namwe muzagikunda. Reka tubabwire rero topic tujye kuganira uyu munsi. Ndi kumwe n'umutumirwa, ndagira ngo mumubaze ibibazo, ariko nanjye mubaze ibibazo, mutange ibitekerezo. Ese abakobwa n'abasore ni bande bivuga ko bangiriza ubuzima bw'abandi kurusha abandi? Urubyiruko muhayogorora mu kino kiganiro, ari abasore, inkumi cyangwa se abakobwa n'abahungu. Ariko nivuga ngo muri abahungu benshi murangira amaboye, ariko tuti yes turabahungu n'abasore. Ni bande bivuga ko bangiza ubuzima bw'abandi? Reka mere ko mpanga yanjye, ariko banze mu mbwire ese ni gato cyangwa ni gakuru? Ni bande bangiza ubuzima bw'abandi? Murakoze kuri topic nziza tugiye kuganiraho. Ako kuri nge uko mbyumva, hagati y'abakobwa abategarugori cyangwa n'abasore, abangiza ubuzima bw'abandi ukurikije uko tekinoloji y'ubu ngubu ahigeze, cyangwa se uburyo umuco wagiye uhinduka wa buri gihugu. Kuko ntabwo ndi specifying u Rwanda cyangwa Tanzania, Congo, Burundi, buri gihugu icyo ari cyo cyose, ariko by'umwihariko reka twizire hano muri Afurika. It depends, kuvuga ngo biterwa, ashobora kuba ari abahungu cyangwa ari abakobwa. Ni ukuvuga ngo kuri njyewe ntabwo mbogamiye kuba ari abahungu cyangwa kuba ari abakobwa, ahubwo both of them. Arakoze cyane. Hari ikintu avuze ngo it depends, koko agira ati biterwa, bishingira ku kintu runaka, yaba ku bakobwa cyangwa ku bahungu. Muri make yanze kugira bamwe yita ko aribo ba nyirabayazana bo gutera abandi ibyabo. Ariko se mwebwe mubyemera gute? Mutange igitekerezo munamubaza. Ariko nkanjye njyewe ntabwo mbyemera, niyo mpamvu we ntabwo byemera. Ntabwo ariko mbyemera. Ariko mbyemera uko byagenda kose hari abafite imbaraga kurusha abandi. Oya, ntabwo bafata abantu ngo bajudging uvuye ngo abantu bafite imbaraga. Ko bimeze kose tugenda tubona ibintu bigiye bitandukanye. Yaba abakobwa hari uruhare rwabo bagira mu kwangiza ubuzima bw'abasore bagiye kubana, ariko n'abasore twebwe hari uruhare tugira mu kwangiza ubuzima bw'abakobwa tugiye kubana.
hari uburyo ngiye nshobora kubigusobanuriramo ukabyumva. Rero niyo mpamvu navuze ngo it depend bitewe n'ibyo turi buze kuganira mu kanya, ariko ngiye ntabwo narishinja ngo ni abakobwa cyangwa se ni abahungu, ahubwo ibyo turi buze kuvuga biraza gutuma buri wese yisanga mu rugero rwiwe uburyo ashobora kugenza ubuzima bwa mugenzi we, yego, asaba urukundo cyangwa se we aba ari inshuti cyangwa mu bundi buryo runaka. Actually icyo nge nshingiraho navuga ko hagati y'abakobwa n'abasore, reka mbere wenda ku bakobwa, hari ibyo bashinjwa ko uyu munsi bifite ingaruka ku rubyiruko, ku basore uyu munsi. Reka nihere kuri njyewe, hari ibyo mbona ku bakobwa nkabona ko rwose nta kubeshya pe aribo abantu bagira uruhare. Hari ijambo abakobwa bakunda gukoresha ngo abahungu ngo bagira irari ngo ibice n'ibice byose, ariko ukareba ugasanga njyewe wenda reka nze ku kintu cyitwa urukundo. Urukundo buriya abahungu twebwe ukuntu tumeze, ushaka gukunda umukobwa kubera physical appearance, kuri ko agaragara, mwahura for the first time ugahita umukunda, ariko nawe yagukunda kubera physical appearance yawe. Yego, nibyo rwose. Abakobwa nabo bakunda abasore ako kanya physical appearance bagihura, ahubwo se ntawe urabigukundira. Abankunze bambona njye none ko mfite wenda ngo bankunze ubwo ndi umusore, ariko siniza, ariko defite ndabona keza ari kugaragara neza, byose birashoboka byanga bikunda. Yego, hasi wawe ndi wambwira bana ibyo yaba yaragendeye ntabwo byagendeyeho. So icyo cyakubabwira rero ku bantu baba abakobwa bashinjwa ko ari bo ba nyirabayazana b'ibi bintu byose, cyangwa se bo gutuma kuko hari umuhungu twaganiriye numva afite agahinda gakabije, arambwira ngo nta mukobwa muzima ukibaho, abakobwa barambabaje, abakobwa baramemukiye, kuko umutima w'umugore ukubeshya biragoye kuwuvumbura, biragoye kumenya umukobwa ukubeshya. Urugero rwa mbere hano yarambwiye ngo ujye ureba ibihangange byabayeho mu isi byagushijwe n'abagore, ako kandi kubera ko burya umukobwa ukubeshya no kubwiza ukuri nyine kumumenya biragoye. Ariko rero iyo winjiye mu rukundo, harega buriya abahungu twebwe ikibazo dufite ni kimwe, wakunze umukobwa kugira ngo amenye ukuri mu mutwe byose bimusaba isegonda rimwe, ariko wowe kugira ngo umenye ikiri mu mukobwa njyana ikibazo wowe bigira ba nyirandabizi ibintu kabikira ku mutubwiza ukuri. Ari umuhungu wakunze umukobwa, umuhungu wakunze umukobwa, kugira ngo umukobwa amenye ibiri mu muhungu bisaba igihe kingana gute? Ese kugira ngo umusore we amenye ibiri mu mutwe w'umukobwa bizagiye kingana gute? N'uburyo wagiye, njye ntabwo nagendera ku iki, ahubwo byaterwa n'uburyo wagiye. Biradukurikiye urugero natanga turi ku rukundo, buriya tuza kugira ngo winengere ngo turi ku rukundo. Iyo tugarutse ku rukundo dusanga rurimo ibintu byinshi. Buriya njye ijambo rukundo ntabwo njya mbyumva neza, kubera ko ni rumwe mu bintu bibabaza, bibabaza ariko binashimisha. Rero buriya gushaka urukundo ntabwo ari ibintu byoroshye. Niyo mpamvu iyo bitewe n'uko wagiye cyangwa bitewe n'uko uwo wasanze uwo ugiye kurusaba bitewe na situation arimo, bishobora gutuma umumenya vuba cyangwa se ukamumenya bitinze bitewe na situation arimo, cyangwa se bitewe n'uburyo wagiye. Ko hari abavuga ko kumenya umutima w'umugore bigoye, kandi hari umunyamateka bita Adolf Hitler, uramuzi, we yaravuze ngo umugabo ushaka kumenya umutima w'umugore we ni umukino azarinda apfa atagize gute atawurangije. Guys, mumbwire ninde muri mwebwe ushaka kumenya umutima w'umukobwa? Umutima w'umugore wawumenya, wabishatse wawumenya. Ako kantu mu kandi kantu mubimbwire. Umugore wabishatse wabimenya, dore ukuntu wawumenya. Siko ngiye kubabwira ibintu byose, ariko ntacyo ukuntu wawumenya. Yego, nanjye ni ubushakashatsi bwanjye nakoze, kubera ko nta mugore mfite. Nta mugore mfite, mutaza kugira ngo ndubatse guys, nta mugore mfite. Ubushakashatsi bwanjye nakoze bwite bwangaragarije yuko umugore wamwubashye, gusa dutandukanye akantu gatoya nako wenda turaza kukavuga. Umugore wamwubashye ukamuhereza icyo akeneye, yego, ubundi ushaka kumumenya wamukorera ibyo bintu bibiri: kumwubaha no kumuhereza ibyo akeneye. Ku bantu bafite girlfriend, mwumve ibanga akoresha, namwe muzari kuri murebe. Wamwubashye, kumuhereza ibyo akeneye byose, no kumubwiza ukuri. Yego,
ibintu byose biba byabaye. ariko se ukira ngo wangize ikibazo wenda ntabwo nshaka ko bijya wenda mu muziki cyane, tuzanabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha kuko tuzakora ibiganiro byinshi cyane. Umugore ushaka kumwubaha ariko ibyo ngibyo akeneye byose utabifite ko abikeneye bigenda bite? Uramwubaha ufite nyine ibingana n'ubushobozi bwawe ariko nyine ibyo akeneye byose ntabwo urimo kubibona, bigenda bite? Okay, birasa kugaruka kuri cya kintu twavuze cyo kubaha, kuko niba gukunda agomba kwihanganira ibyo ufite nyine, niba ari bikeya akabyihanganira. Ariko natakwihanganira, turabona wa musore yagize aganda akabije, wa musore yavuye mu rugo yagiye, wa musore ati umugore yananiye, wa musore ari kuri kontwari arimo gusinzira, wa musore yagiye mu nzoga kubera ko wa musore yagiye mu madeni, yagiye kwiba, kuko guhaza ibyo wa mukobwa akeneye ni ikibazo. Okay, reka tubirebeho kuri ibyo bintu byo guhaza ibyo umukobwa ashaka. Yego. Ubundi uburyo umukobwa aremwe cyangwa umugore aremwe, nta kintu cyo ku isi wamuha ngo avuye ngo nicyo final bwa nyuma birarangiye. Wow, ubwo ye nta kintu cyo kwishima nkeneye. Wow, umukobwa ni umuntu ushaka guhora atungurwa mu buzima bwe bwa buri munsi. Wow, congratulations. Ndatekereza ko mwebwe abakobwa muri kino kiganiro umva uyu nguyu turimo kumwana ni nka opeza wanjye, ariko avuze ikintu ndumva n'ikiganiro nagisoza. Buretse gato ariko nyine umusubiza inyuma mu cyumbe, ariko niko barimo. Nta kintu nyine kiri final kirangira ushaka kuba wahereza umukobwa kabwiye ngo birarangira, ariko ibyo uvuga ni ukuri. Ibyo uvuga ni ukuri kandi ngereka nkubwire ntusubire inyuma, ibyo uvuga ni ukuri kuko no kuva mu itangiriro ntabwo umugore geza nirwa nuko Imana yabaremye. Niwe muntu wa mbere kwifuza ko yego kuzagira ute kuzahera ku mugore. Oya, umugore kuzahera ko ngo kwifuza ko umugore kuzahera ku mugabo, naho kwifuza ko umukobwa. Uyu n'undi umugore n'umukobwa ni banga ko umwana w'umuhungu y'umukobwa yavutse bavuga ko yabyaye igitsina gore. Urumva hagati umukobwa bisobanura gukwa nyine umuntu uzakobwa ukigisugi, ariko bose bari abagore. Okay, rero kucyo nari nkabirije aho ngaho ngo kumutungura, gusa kenshi na kenshi abasore tubigeramo uruhare. Yego. Ariko no kuba utazi level uriho, ubundi manzi umenye ngo njyewe ndinde ndi kanaka naho mu buhe buzima ibintu nakwafodinga gukorera umukobwa ni ibi ngibi, uwo nkeneye ninde. Ibyo ngibyo byo numara kubimenya uzahita umenya icyiciro cy'umuntu ushaka kunda harimo, kugira ngo uzirinde mubabariza ubuzima bwe. Ngo ndacyari kugira ngo tujye kuri ya content yacu ivuga ngo ni bande bangiza ubuzima bw'abandi. Kubera ko kwangiza ubuzima bw'umuntu kenshi na kenshi usanga abantu abahungu twirarira ariko n'abakobwa barirarira, bose bari ku rugero. Ugasanga kuri stati za WhatsApp uhora wambaye agapira keza, wambaye ubuzima nyine urimo kwerekana ubuzima kuri screen, ariko kuri field ahantu wa mukobwa akaza biratandukanye. Bangu wa mukobwa kubona buri munsi abona ubuzima bwawe burenze. Yego. Umusore mwiza sokoje umeze neza, wasohokeye ku mazi, uri mu modoka, wenda n'imodoka urimo nibwo urimo kuyiga, watanze bitanu wari ufite kugira ngo ujye mu modoka ukabufasha agafoto. By the way, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Hanyuma ibyo ngibyo nabibona cyangwa se umukobwa urimo gutereta biramukurura, ariko niba umukobwa ubikurura ntabwo mushyigikiye, ariko kugira ngo uyu mukuru niwe wabiteye mbere na mbere uzamubariza ubuzima, umunsi azasanga ibyo urimo kumwereka bitandukanye n'ibyo urimo kuri field. Iki kintu nababwira ni uko abantu benshi bapositinga bishimye, kenshi baba bababaye. Uzabi checking umuntu positinga yishimye ari mu bice, kenshi na kenshi baba bafite agahinda ahari abo babaye, nuko abagira ngo abantu batamunyuza n'ijisho ibyo kuvuga ngo ntabwo nshaka abantu banyuza n'ijisho. Rero mu gihe wabashije kubiza umuntu ukuri ukamwereka ubuzima urimo, mwatungira ubuzima ndimo n'ubu ngubu, nawe kwifuza kwe ntabwo azifuza ibintu kandi azi neza ko ibyo wamweretse bitabasha no kuvamo ibijyanye n'ibyifuzo bye. Kwifuza kwe kuzaba kuringaniye neza n'urugero rwawe uriho, ariko nushaka gufata umwana tubwita mukira mu bakire cyangwa se wateye imbere, sibyo ko hari n'igihe bikwereka nawe mu biwabo biri aho ngaho n'abataragafata, ugasanga uramutwaye cyangwa se uramuteretse umweretse ibijyanye n'iby'ibitangaza, hanyuma nta nubwo bimubabaza ahubwo mwese birangira bibangirije ubuzima.
ari wowe wibwira ko umukunda wamweretse bya bindi bidahari uwo mukobwa bizamwangiriza ubuzima aze abikurikiye ariko ntabwo bizakwangiriza ubuzima. Okay, so finally let me say as long as you are doing your best to make your girlfriend accept you, you will be finally frustrated because niba uri mu modoka nziza wambaye neza kugira ngo wemeze umukobwa wawe, maybe ntabwo uzi ko we akunda ibyo ngibyo nyine kuba ugaragara neza. Hari ikintu gikomeye, hari umuntu ugukunda agakunda icyo ufite ariko adakunda uwo uriwe. Kubyo niyo muri kumwe aba ari kumwe n'icyo ufite ariko uwo uriwe yumva bya bikunda bimutera ikibazo. Ariko ndaga ndihuza n'iki kintu, ikindi kintu bashinja abakobwa cya kabiri. Ndabihuza. Ni ikintu cyitwa gukoresha uburanga bwabo kugira ngo bagire gute ibigarurire iby'abahungu batunze imbaraga z'uburanga bwabo barabyemeye kugira. Ariko babugira igikoresho wese kucyemera kugikoresha. Ariko bafite izo mbaraga. Wese imbaraga gute? Abakobwa bafite imbaraga ziri naturelle. Ariko buriya umuhungu, umusore utaharizwe neza ngo agirwe inama n'Imana n'ababyeyi, byagora ko yava mu mutego w'uburanga bw'umugore. Umva ngo byiswe umbwira ko ndikubeshya ayandikira. Umusore utarezwe neza, utaragiye inama kenshi, utarasanye ijambo ry'Imana neza ngo aryenjire, nubwo nabo iyo batitonze bizababigwamo, bizakugora yuko wikura mu mutego w'uburanga bw'umugore. Reka tuvuge umukobwa cyangwa umukobwa w'inkumi, kugira ngo bwikuremo uburanga. Ni nko hano haba hari zahabu, kandi iyo zahabu uzi ko zahabu ni ikintu gihenze cyane. Hano hari zahabu urayishaka, ariko hari n'abandi basore bagenzi bawe bayishaka. Kandi mu by'ukuri hano hari zahabu, hari koruta, hari amabuye y'agaciro. Kimwe muri byo ngibyo cyakugira umumaro, ariko kugira ngo wice bwo mugabo ubwire ngo ntafira zahabu hagira koruta naba, ukumva ko ugomba kugira kiri niba bihanganira icyo kintu. Umuntu guhaye zahabu yego akagwana koruta, kandi mu bushobozi bwawe ushoboye gutunganya koruta ukayigeza ku isoko, ihabwa agaciro ikagurwa. Ariko hari abandi bashobora gufata diamond bakayitunganya bakayigeza ku isoko. Ubundi wowe gutugiye gufata zahabu kujya kuyitunganya n'ibyo udafite, wahetse abayishoboye kwitunganya bakayitunganya. Yes, nibyo ndimo kuvuga nyine. Niyo mpamvu rero ntabwo ikibazo ari zahabu iri hariya. Ikibazo ni wowe utamenye guhitamo icyo ushaka ngo ni igiki. Akenshi na kenshi abahungu dukunda guhitamo ngo ndashaka umukobwa nk'uriya kuko wabonye kanaka inshuti wawe afite umwana mwiza. Yego. Ariko ubuze so yabo turi imana. Yego. Tuzakundana, tuzakoresha uko byose dukunda. Yego. Ariko ubuzima bwacu ntabwo buzigira bubavamo. Ntibishoboka. Tutagiye namwe muri ihanga ntabwo nzava mu ibintu ukora ngo nzabikora. Nta n'ibintu nkuru zava ngo nzabikora. Never. Never. Ahubwo bimeze. Umusore uri muri kaminuza uyu munsi uri guteta umukobwa uri muri kaminuza, wabwira iki? Umusore uri muri kaminuza uri gutereta umukobwa uri muri kaminuza, wabwira? Umusore uri muri kaminuza uri guteta mu cyiciro kimwe uri muri kaminuza, wabwira iki? ubundi abo bantu nibo bantu bangereye. Urumva abantu ikibazo ni kimwe. Hano ku isi dufite abakobwa bigira abantu bakuru, nyumva yego, kandi ari abana. Ariko n'abasore bigira ubwo bose ndabagenderaho. Ariko byaba byiza ubaye uterese umuntu muri level imwe, uri muri kaminuza n'undi muri kaminuza fresh, ako kantu isaba. Ariko ku bahungu, ku basore ushobora guteta umukobwa utarize kaminuza, yarize secondaire gusa akayirangiza, akabura ubushobozi bwo kwiga kaminuza, then mwamara kubana ukaba wamuhira kaminuza. Reka dukomeze no kuri yangingo yacu. Ninde wangiza ubuzima bw'undi? Ninde wangiza ubuzima bw'undi? Kuko twabanje kureba ibyo abakobwa bashinjwa byinshi, gukoresha uburanga bwabo, bashinjwa guhemukira abasore bakarya ibintu byabo bakabasiga bakagenda, bashinjwa guhita ingo z'abandi. Abakobwa kuki wemeye ko hirira ku rugo rwawe? Yes, nakubwiye ngo sibyo muhungu n'ubu ngo nzabihagararaho. Usibyo mu musore Imana yateguye akarerwa neza akitonda, bizakugora kumenya kwikura mu mutego w'uburanga. Naho umukobwa yeswe neza se we ntabwo yabikura. Umukobwa se abakobwa mu buryo buri naturel bari materialist, except ntabwo ndarangiza, except
wa mukobwa even nubwo yaba yifite nubwo yaba bifite nzabwira umukobwa warezwe neza except hari ahantu agera akabona hari abakobwa bagenzi baciye bugufi badafite ibyo atunze ariko babayeho neza nibwo amenye ko gutunga ibintu nta kamaro nyine bitarenze cyane iyo ageze ahantu hari abakobwa bagenzi be beza babayeho neza ariko badafite bimeze nk'ibyo afite abona yuko kujya gutunga ibintu bitarenze cyane nyine ariko ubundi abakobwa bavuga bari materialist bavuga bari proud yo kugira ibintu birenze byinshi cyane so urumva rero ibyo byose ni ibintu abakobwa bashinzwe reka tugere ku basore ubundi turakora umwanzuro abasore bo bashinzwe iki ubwo nanjye urangaruka bamubwire mbwira icyo abasore twebwe mudushinja yaba twe twishinjikira twebwe anihere abasore mubwire mwebwe intege nke zacu ni izihe ni biki abakobwa badushinja nanjye ibyo nemera ko rwose dukora ko tuzatumira umukobwa akaza umukobwa se ntanga ndafite benshi mutanga ibitekerezo hari n'undi ufite nzajya abakobwa ibintu badushinja byo ni byinshi ariko ntabwo baba batubeshyera ibyinshi baba batubeshyera natwe 50% batubeshyera indi 50% aricyo ko numva giye hagati urumva mwe bwari byo buriya 50% baratubeshyera 50% babigerereje 50% ariko noneho nyine kamubwira hari umukobwa ugukoresha mu nyungu ze akemera kwakora anyinda kumva kwakora buri kimwe cyose kubera kubazi kagufita ahantu hose sibyo cyuma cyumvise hari umukobwa ugukoresha mu nyungu ze ariko kuba kwa mabiri kimwe cyose ariko hari n'umuntu ugukoresha mu nyungu ze ugukoresha mu nyungu ze noneho wenda aho noza effect ingaruka nizo zitandukanye ariko ntabucire mu ijambo ari ugutakaza ubuzima no gutakaza amafaranga imitungo n'ibiki byose ikigenze kurusha ikindi nakubwiye ubuzima nibwo burenze uyu munsi umukobwa nkoresheje mu nyungu ze akanjya amafaranga yose nari mfite nkajya mu bukene sibyo n'uwo nakoresha mu nyungu zanjye tukaryama nkigiye ibyo waba wombye cyane aho ngaho naho nari ngezereye umukobwa nubwo agukoresha mu nyungu ze kurya amafaranga cyangwa se ugakora execution ukamukorera ibintu bye akazi ndashaka gutuma ibi n'ibi cyangwa se ndashaka tuzasohokane uzamperekeza ibi n'ibi cyane gutya urumva ndumva ari ibyo byo ku mukobwa ariko ku musore kugukoresha mu nyungu ze byo birarenze yego byo birenze ibindi ati ako sibyo ko ari n'abasore b'abana beza bagira ngo mufashe no gukubura mu rugo cyangwa gukoropa muri ghetto ubundi akisubirirayo abasore b'abana beza ushobora guhamagara rwose akumira ati waje mwabwira ukamuropera mu nzu ubundi ukigendera ati tukaguhamagara ibintu nk'ibyo ngibyo akaguhera kwigendera cyangwa ntaguhembe just for friendship kimwe mu bintu abasore dushinjwa gikomeye cyane wowe uhitamo umukobwa umukunda kubera ko utaramenye kumaraginga uburanga bw'umugore bw'umukobwa ejo ukabona undi ukumva ugomba kujyayo kandi wa wundi ntabyambaye ukabona undi mwiza umeze neza sibyo ugasanga rimwe na rimwe ntabwo ari ukwake ibirenze nyine ibingana ibyo mukobwa kwaka sibyo naho ukajyayo buna ikintu kibi ku basore kurusha ibindi bintu byose ni uguhemuka n'abakobwa barahemuka ariko mba kino kintu sibyo cyo kukavuza ngo ninde uhomba kandi ninde uhomba ubuzima buriya iyo uri umusore ukaryamana n'umukobwa ubutunzi bukomeye umukobwa afite ni umubiri we ariko hari abantu ariko imvukinsha n'umuhungu rero bafite ubutunzi udabyumva ikintu abasore ngikunda kumbabaza iyo mbonye uri umusore ugakunda umwana w'umukobwa wamara kumukunda mukaryamana ubundi ako kanya direct ukumva nyine birarangiye ugatuza ukagenda ura mwana agira agahinda gakomeye buriya aho gakomeye arakagira ariko ako ubuzahora nabo gashobora kuba kameze gute kuko buriya namwe mumbwire ngene umwana w'umukobwa uyu munsi ndamusize aragiye ariwe nanjye bukiretse reka tugiye baryamanye gusa byonyine niba byabaye mwese se mwahujemo ibintu umwe se yishimye undi akishima biterwa wenda simbizi
ubwo tuzatumira abantu babikoze iyo tuvuze ngo umuntu ngo yagufashe ku ngufu mungana biri nabyo ntabwo biba byumvikana espoza yuko wenda umusore ashobora kuba ntabizi cyangwa umukobwa atabizi aruba baravuga akishima nta kibazo tuzashaka umuntu abikoze okay naribeka tubikoye reka tubivuge gutyo waba uri umuhungu waba affect benshi tuzakora ikiganiro ndabwira ukuntu buriya iyo bavuze umuntu yancira abantu babana ngo umuntu yanciye inyuma impamvu bibabaza umugore cyangwa umugabo gucinya inyuma ni ikintu gikomeye muri iyi video ntugacuma mukundana inyuma uwo mukundana we sinzi uwo mubana ntuzigera mucinya inyuma mwabanye ntuzigera mucinya inyuma ni ikintu kibi cyane akibarabujije kuri ibyo ngibyo twari tuvuze umuhungu ari umuhungu bimugire ingaruka ari umukobwa bimugire ingaruka bose barangana aho batanganya ni hehe uramutse umuteye inda ubizi neza ko umuteye inda ukabyara umwana ukabona rwose umwana wawe ukamwanga aho ngaho yabibaye ikibazo ko nabyemera kuba umubabaje ariko umukobwa buriya wamuteye inda atakubeshyeye kuko igihe umukobwa usanga yaragiye ajya ahantu henshi yamara kubona waragafashe akavuga ati cyangwa bikunda ndabishyira kuri kanaka nagiye mbona ikiganiro kuri TikTok cyabaye umugabo yabaye n'umugore amubeshya ko umwana twita ruwe arabana babanye kuko umukobwa yari yarabonanye n'abagabo benshi noneho biza kurangira hashize imyaka 2 umukobwa yarabyaye hashize imyaka 2 abyara n'undi nyuma aza kubwira bakajya babwira umugabo atari kurira mwana hagara wawe tujye tubona arimo ukuntu yego biza kurangira umugore abyuye umugabo tujya mwana hagara wawe nuko nashatse kugira ngo umfashe kumurera umva cyo ni gikomeye rero umukobwa wamuteye inda akabyara umwana ukwana n'uwawe cyangwa wowe ubyemera ko ari uwawe bitabaye ngombwa yuko anabyara kuko wenda ushobora kubona bizi icyo gihe uramutse umutaye waba umuhemukiye pe yababara n'abahungu babikora rwose ibyo bintu sibyo ariko n'abakobwa nabo wifata ukabeshyira umuhungu ngo wanteye inda atarayiguteye kugira ngo mubabarize ubuzima gufashe kuzabona ibitambaro by'umwana n'ibikindi bintu nk'ibyo ngibyo rwose ibyo bintu nabyo ntabwo ari ibyo urumva twese dufite ibintu bingana byo kutora ntabwo twari kuvuga ngo umukobwa ngo bamuteye inda ngo bamubarije ubuzima wese kucyemera ko bamuteye ntabwo twe kuvuga ngo umuhungu ngo bamubarije ubuzima ngo bamuriye amafaranga uba yakurya uri heza ndetse ariko ingaruka zitubaho byanga yo kuntu ingaruka ziba ku mukobwa zisa no ku muhungu biratandukanye. Yes, umutumirwa wacu arakoze ariko nabaje ikibazo ese ni gato ni gakuru nta nibwo yababwiye niba ari gato niba ari gakuru bagomeraza kugisubizamo cyangwa namwe mutubwiye muri comment ariko nyuma y'ikiganiro tuza kugira gute kubabwira turakeye mu kiganiro kivuga kiti ese kigira kiti ese ari umukobwa n'umuhungu ninde ugira uruhare mu kwangiza ubuzima bw'undi. Ni ikiganiro muzemo kujyana ku ntangarugero impaya dushaka kuba intangarugero urubyiruko tukaba intangarugero umunsi ku munsi mu rukundo ukaba intangarugero mu by'ukuri ukaba intangarugero umukobwa ufite umusore bakundana ukamubera intangarugero mu by'ukora byose kuko kuba intangarugero ni moteri ituma tugera aho twifuza kugera n'aho igihugu cyacu cyifuza ko tugera. Tugiye kurebera hamwe no ku mwanzuro dusoza ikiganiro ese umwanzuro hagati ko abahungu barahemukira abakobwa bahemukira abasore. Uyu munsi abasore benshi bafite agahinda gakabije batakaje umutungo bamwe banduye sida abandi bahunze mu ngo kubera abakobwa. Hari n'abakobwa bari mu rugo babyariye iwabo, hari abakobwa b'imyaka 17 bafite inda zitateganyijwe, hari n'abagabo batewe inda zitateganyijwe. Urakoze kumosora batewe inda zitateganyijwe. Hari noneho ikindi n'abakobwa n'abasore uyu munsi batakiruka imiryango yabo kubera abakobwa. Hari ibibazo byinshi bigenda bigaragara ku bakobwa n'abahungu by'amahitamo n'iki tuzajya tugarukaho umunsi ku munsi. Reka none dufate umwanzuro mwa kino kiganiro tukemeye ikibazo gute? Dufate umwanzuro yego ikibazo ko kimeze for me uko mbyumva yego hagati y'abakobwa n'abahungu ni bande babaza ubuzima bw'abandi. Kamubwira nujya muri relationship ukabona uwo mushaka kugirana azakubaza kandi birashoboka yuko wabibona. Why not are you stay there value
komeza ujye mu yindi nzira, haba hari undi muntu uteganyije kuzabona ibyishimo utaza kubabariza ubuzima. Ntugakurikire umukobwa umukurikiyeho amafaranga ko bijya biba kubaho cyangwa se uburanga, nubwo biri mu bintu bigize umuntu. Aho ni ku mukobwa niba ukundana n'umusore, yego, wowe ubwawe ukaba uzi neza ko umukundira icyo afite ariko ntumukundire uwo ari we, uzahangayika. Iri jambo tuzariganiraho, gukundira umuntu icyo afite ariko uwo ari we bikagutera isoni, ukumva ntiwasohokana nawe ugasanga wenda ni umuntu ufite ubumuga, afite amafaranga, ukunda amafaranga ye, ariko kumureba kumva mwajyana ahantu biramuhangayikishije. Ntutinde ko wasaba umuyede cyangwa umukarasi amafaranga akayaguha, ariko kujyana nawe afite igitiri kumva ni ibintu birenze. Umukobwa mugire impuhwe, umukobwa w'umunyeshuri yari umushumba amafaranga ararya ariko kugendana mu nzira n'abasore bagira impuhwe basi. Umwanzuro ni uwo nguwo, ni ukubanza ukareba kure, ukareba aho ushaka, aho uri kuva n'aho ushaka kugana, bizakubera byiza. Naho kubabwira hagati ya brada wanjye gatoya n'agakuru turayishaka muri comment, ariko ubutaha tuzababwira. Reka nshimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu u Rwanda dukunda, u Rwanda rw'abanyarwanda, kuko rutanga amahirwe hose yaba ku bakobwa ndetse n'abasore, yewe no mu butabera hose tubona amahirwe angana, duhabwa ubutabera bungana. Reka nshimire rero igihugu cyacu, nshimira umuryango nyarwanda, sosiyete nyarwanda, nshimira mwese mwakurikiye kino kiganiro, mbasaba gukanda subscribe, like na comment, mbabwira ko rero tugomba kuba intangiriro, umusemburo wo kugera kuri twifuza kugeraho. Ariko nanone mbabwira ngo ku mpande zombi habaho guhemuka, abasore twebwe guhemukira abakobwa n'abakobwa twimukira abasore. Wikundire umuntu uburanga bwe, mukundire uwo ari we kugira ngo muzabashe kugera ku cyo uvuga ngo aho kujya mukundire umuntu icyo afite, reka uzamukundire uwo ari we, mukunde icyo mufite, sibyo? Mukunde icyo mufite, mubane nacyo, mukomeze kugira byiza, turabakunda. Mubasuhuza nk'abantu ndimo gusuhuza ndasuhuza ababyeyi banjye n'abashuti banjye, harimo ba Elias shiranye na munyamushyira ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa hano hari n'ubundi tujya tuvugana, urumva byo gufata abashiri banyu kubashyira ku mbuga nkoranyambaga bazabatwara. Ndasuhuza abashuti banjye ba Elias, abo twiganye kaminuza mu IPRC Kigali ndetse n'abandi bantu dukorana. Imana ibahe umugisha, mukomeze kugira byiza. Intangiriro Empire ni ikiganiro cyagaruka, murakoze cyane.